Yesu ashimwe, mwaramutse neza. Imana ibahe umugisha mwebwe dukomeza gufatanya iyi gahunda yo gushaka mu maso y'Imana bikiri mu gitondo kare. Uyu ni umunsi wacu wa gatatu twatangiye tuvuga ngo ninde uzatura ku musozi wawe wera. Zaburi ya 15 umurongo wa mbere niko havuga ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera. Igisubizo kikavuga ngo n'ugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Nizeye ko afashe umwanya wo gusoma iyi zaburi, ni ngufiya, iravuga ibintu rwose biranga abantu bazaguma cyangwa se bazatura ku musozi w'Imana. Twabigereranyije na presence y'Imana, nako ni nako kuri kuguma mu kubaho kw'Imana. Iyo duteye intambwe tugakizwa tukakira Kristo akaba umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu, tuba dutangira urwo rugendo rwo kubaho Imana iri. Ariko kutumvira Imana cyangwa se icyaha nibyo bituvanayo, ugasanga twahageze ariko ntitwahagumye. Niyo mpamvu twibaza ngo ninde uzatura ku musozi wawe wera, ninde uzaguma mu kubaho kw'Imana. Ibyo biradukwiriye, nizeye ko ubyifuza, nicyo cyifuzo cyanjye. Turimo turaganira n'abantu bifuza kandi biyemeje kutava aho Imana iri. Nk'uko twabivuze mu minsi yabanje, ntabwo ahantu Imana iri ari ahantu geographique, ntabwo ari ahantu mu gace runaka, mu cyumba runaka, mu nzu runaka, ni mu buturo bwo mu mutima wawe. Gukomeza gukora ibyo Imana ishaka, kumvira Imana, bituma tuguma muri uko kubaho kw'Imana tutakuvuyemo. Rero akenshi umwanzi Satani icyo adutera, abateye intambwe tugakizwa, abateye intambwe tugatangira guhura no kubaho kw'Imana, yifuza ko tutahaguma, tutahindura ubuturo, twaba abantu bahora bagenda bongera bagaruka, bihana, bagwa, babyuka, tugahora mu bihe bimeze nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo umwanzi Satani ahora agambiriye kudutandukanya na Data, kandi akoresha buri kintu cyose gishoboka kugira ngo dutandukanye n'Imana. Akoresha icyago n'amakuba bisanzwe bitugeraho mu isi, akoresha abantu, akoresha ibihe, ariko nta kindi kintu na kimwe abagambiriye. Iyo agukenesha, yaguteza indwara mu mubiri, yaguteza kwangwa n'abantu cyangwa umwiryane mu muryango, nta kindi abagambiriye. Ibyo si byo byo kurya bye. Ikimunezeza ni uko yabona muri ibyo byose bikugezeho bigutandukanya n'Imana, ukinjira mu buzima bwo gukora icyaha, ugatandukana n'Imana, ukihakana Imana. Ibyo nibyo abagambiriye. Dufashe urugero rwa Yobu, muribuka uko Satani yasabye Yobu. Yaramusabye akabwira Imana ati, Imana igituma Yobu agushima nuko wamugiriye neza, nuko wamuhaye umugisha, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ati bikoreho gatoya urebe ko atakuvuma, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Kira kiganiro murakizi cyo mu gitabo cya Yobu. Mwitegereje rero mu magambo y'umugore wa Yobu, turahita tubumva icyo Satani yari agendereye igihe yateraga ubuzima bwa Yobu hejuru. Amagambo umugore wa Yobu yasubije Yobu cyangwa yabwiye Yobu arahita atwereka burya bijya byago byose n'amakuba byose Satani yasabye ku buzima bwa Yobu icyo byari bigambiriye. Mu gitabo cya Yobu igice cya 2 umurongo wa 9 aravuga ngo umugore we aramubwira ati, mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe, ihakana Imana wipfire. Mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe, ihakana Imana wipfire. Ni ukuvuga ngo ikintu cyari kibabaje Satani mu buzima bwa Yobu ni ugukiranukira Imana kwa Yobu. Ntabwo ari ubutunzi bwa Yobu, ntabwo ari amahoro yari afite mu rubyaro cyangwa mu rushako rwe, oya. Ikintu cyari kibujije Satani amahoro, ikintu Satani yari ahagurukiye kurwanya, ni iri jambo umugore yakoresheje ngo mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe, ihakana Imana wipfire. Ni ukuvuga ngo icyifuzo cya Satani cyari uko Yobu yihakana Imana, yuko Yobu arekera gukiranuka, akavuga ati Imana n'ubundi warandetse, warantaye, akagabanya ibyo gukiranuka akabereka. Uko niko Satani abigenza kugira ngo dukure mu kubaho kw'Imana, agatuma abantu badaturayo, batahaguma. Iki nicyo Satani nawe aba gushakaho, nta kindi. Aba yifuza yuko wakwihakana Imana n'ibikorwa byawe, ukaba wavuga Imana ku munwa ariko ukihakanisha Imana ibikorwa byawe. Satani ntacyo byamutwara uhamije Imana n'akanwa kawe, ariko ibikorwa byawe bagahakana Imana. Abagushoboye kandi abakumanuye kuri wa musozi w'Imana wera. Ninde uzatura, ninde uzaguma mu kubaho kwawe Imana, ninde uzatura ku musozi wawe wera, ninde uzaguma mu ihema rya kugumayo. Murabyumva ko ari igikorwa gitinze. Ni ukuvuga ngo Satani rero ntacyo bimutwaye ukomeje guhamya Imana n'akanwa kawe, ariko ibikorwa byawe bikihakana Imana. Abagushoboye, abakuvanye mu kubaho kw'Imana. Ariko uko Yobu yanesheje, nawe niko ukwiriye kunesha. Mu gice cya mbere cy'igitabo cya Yobu umurongo wa 22 aravuga ngo muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha, haba no kubiherereza ku Mana. Ni ukuvuga ngo yarageragejwe, arababazwa mu mubiri, umuryango umushiraho, ubutunzi bumushiraho, abantu nabo bamuvaho, baramuvuga ati ni ibyaha byawe byaguteje ibyo byago n'amakuba. Ariko uyu murongo wa 22 mu gice cya mbere tubwiye ngo muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha, haba no kubiherereza ku Mana. Ni ukuvuga ngo Satani nubwo yamugerageje akamuzonga, ntiyigeze ashobora kumanura Yobu mu kubaho kw'Imana. Yobu yagumye mu kubaho kw'Imana. Mbibutse inshuti z'Imana, kuba ndi mu kubaho kw'Imana ntibivuga ko ibyago n'amakuba bitangiraho, bishobora kongeraho, bashobora kunyirukana mu kazi, kandi rwose ndi mu kubaho
kw'Imana. Umugabo ashobora kubona, umugore ashobora guta umugabo kandi umuntu ari mu kubaho kw'Imana. Ariko dore ubutsinzi Yobu yagize nawe nibwo mbwifuriza, ngo nta kintu na kimwe yigeze aherereza ku Mana. Uzi umubare w'ibyago bijya bitugeraho byinshi bikagera ku buzima bwacu, byose tukabihereza ku Uwiteka, kandi ari umwanzi ugambiriye kukumanura. Ibyago n'amakuba biva kwa Sekibi, biva kwa Satani, kandi icyo abagambiriye ni iki ngiki umugore wa Yobu yavuze, ngo isura cyakomeje gukiranuka. Satani aba ashaka kukumanura, agukura mu kubaho kw'Imana kugira ngo urekere aho gukiranuka kwawe. Nesha nk'uko Yobu yanesheje mu byago n'amakuba ucamo, ntukore icyaha, kuko icyaha nicyo kigukura mu kubaho kw'Imana. Ikindi, wiherereze urubanza rwawe ku Mana, kuko kurwanya ni Satani. Imana yacu tugirire neza. Satani warabizi ko yagutandukanyije n'Imana, abasha kugushobora. Abagizi ba nabi bajya bagirira abana batoya, nyine abana batoya mu myaka, simvuga abana batoya mu mwuka. Abagizi ba nabi bashobora kugirira nabi abana, ntabwo babikora ababyeyi babo bahari, ntabwo yagirira nabi umwana igihe cyose ari kumwe na se. Ushaka gushimuta umwana, ushaka gufata ku ngufu umwana, ushaka kumukoresha ikintu kibi, ntabwo yakimukorera ari kumwe n'umubyeyi, kuko umubyeyi aba afite imbaraga zo guprotectinga cyangwa se zo kurinda umwana we. Satani rero nawe arabizi ko atagushobora igihe cyose uri kumwe n'Imana. Icyo aharanira rero ni ukugutandukanya nayo, ariko kukumanura akuvana kuri wa musozi w'Imana we. Ntatuma uturayo, ntatuma uguma mu kubaho kw'Imana, yifuza kukumanura kugira ngo abashe kugushobora. Uko umwana ufite se amurinda, niko Imana irinda abana bayo. Umwana kugira ngo ubashe kumugeraho nuko wabashe gushobora se, cyangwa se ukamwibuka mutandukanya na se, ukabasha kumuriganya no kumukoraho ibi. Umwana nta mbaraga afite zo kwirwanirira, ariko imbaraga zimurinda, imbaraga zimurwanirira ziri mu maboko ya se. Uko niko Satani abigenza. Iyo ashaka guteza icyaha mu buzima bwawe, ashaka kugukura mu kubaho kw'Imana, aba yifuza ko uhinduka umunyantege nkeya, ko uburinzi bw'Imana buba butakuriho. Satani arabizi ko iyo utari kumwe n'Imana uhinduka umuntu uri vulnerable, umuntu udafite imbaraga, umuntu utishoboye. Muri presence y'Imana uba uri umuntu wishoboye, uri umuntu w'umunyembaraga, ariko iyo utandukanyijwe nayo rwose uhinduka umuntu udafite imbaraga. Ibyo bintu Satani arabizi, niyo mpamvu arwanya abana b'Imana agira ngo abakure mu kubaho kw'Imana. Mwibuke ko Satani rega azi ijambo ry'Imana, azi amahame y'Imana. Ibi bintu tuba tuvuga arabizi. Igihe yaganiraga na Yesu, cyagiye Yesu ari mu butayu, yamusubizaga ijambo ry'Imana. Yesu yasubizaga ijambo ry'Imana, ariko Satani nawe yavuze ijambo ry'Imana. Azi amahame y'Imana atuma turindwa, tuguma mu kubaho kw'Imana. Niyo mpamvu agerageza gutuma dutandukanywa nayo, gutuma tudakomeza gufatana n'Imana. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 5, haravuga ngo ninjye muzabibu namwe muri amashami. Ibi ni Kristo urimo kwivugira, ninjye muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri njye nanjye nkaguma muri we. Murumva harimo igikorwa cyo kuguma, cyo kuhatinda, cyo kuhatura. Uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Iri hame umwanzi wacu ararizi, azi kuri ishami, azi ko iryo shami riramutse rikuwe ku giti ritabasha kugira imbaraga. Satani arabizi. Uko Yesu yavuze ngo uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ntacyo mubasha gukora mutamfite. Iri hame rero ry'uko uri ishami utari igiti, ahubwo uri ishami riteye ku giti, Satani arabizi. Akenshi rero twebwe turabyibagirwa, tukagira ngo turi igiti cyihagije, bigatuma gutandukana n'Imana tubikora tutanabyitayeho. Ariko uyu mwanzi wacu we arabizi. Niyo mpamvu ashaka kukubuza guhorana na Data, kugira ngo uhinduke nk'ishami ryahwanyuwe, ryavunwe, rigatandukanywa n'igiti. Mwese murabizi ko iryo shami ridashobora kumara kabiri. Iyo uvunnye ishami ku giti cy'avoka ukaritereka hariya, nubwo warisukira amazi, nubwo waritabika mu butaka, kereka ya mashami afite ubushobozi bwo kwiremera imizi, nubwo warirenzaho ibyatsi, nubwo warishyira mu gicucu, urabizi ko iryo shami ridashobora kwera imbuto kereka igihe rifatanye n'igiti. Imana yacu tugirire neza. Rero iryo hame umwanzi arabizi. Icyo agambiriye mu buzima bwawe si ukukubuza kwiga, si ukukubuza kubona akazi, si ukukubuza kubaho neza. Icyo agambiriye ni ukugutandukanya na so. Yifuza ko waba ishami ryahwanyuwe ku giti kugira ngo ubashe kuma. Ubuzima bwawe ntabwo bwamara ukwezi ngo bumare umwaka bugitoshye kandi waratandukanijwe n'Imana. Ndakwinginze, reka twongere dufate ingamba hamwe. Hafata ingamba ko utazatandukanywa na Yesu. Ufate ingamba mu mutima wawe uvuge ngo sinzava aho Yesu ari. Uhige nk'uko umwanditsi wa Zaburi 91 yahize. Ni isengesho yarahize, aravuga ngo Uwiteka ambereye ubuturo,
kandi nzaguma mu gicucu cye. Ndakwinjiza kugira ngo uze gusoma iyi zaburi yose ya 91 irimo amasezerano menshi meza y'abantu b'Imana, ariko kondisiyo ni ukuguma mu buturo, ni ukugumana n'Imana. Ku murongo wa mbere w'iyi zaburi ndetse n'umurongo wa 9, ku murongo wa mbere avuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose. Urumva abayo, ntabwo yasuye bushyitsi, ntabwo yagiye mu minsi y'amasengesho cyangwa ku isabato cyangwa ku cyumweru, abayo atuyeyo. Uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama. Guhama murumva none ko ari ukugumamo, azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Uwiteka ntiyanshyiraho igicucu cy'amababa ye ngo nzagire icyomba, ntabwo yankambikaho yanzengurutsaho ubuzima bwe ngo nzagire icyomba. Ku murongo wa 9 ngo kuko ari we buhungiro bwanjye, Uwiteka wagize isumba byose ubuturo. Uri ubuhungiro bwanjye kandi Uwiteka we umbereye ubuturo. Hari abantu bahungira ku Mana iyo bafite ibintu bibirukansa, ariko bakoroherwaho gato bakongera bagasohokamo. Nihakubera ubuturo mu Mana, nihakubera ubuturo, ndabihamya ko uzabasha gutsinda Satani, uzagira imbaraga zituma imigambi ye yose iburizwamo ku buzima bwawe. Muri Yesu nshuti z'Imana, ni ahantu, ni ubuturo, ni ahantu tujya tukahaguma. Ninde uzaguma ku musozi wawe wera? Ninde uzatura mu ihema ryawe? Ninde uzagumayo? Kuhikoza bishobowe na benshi rwose. Abantu bajya bahasura, bagasura kubaho kw'Imana, bakagira ibihe byiza mu masengesho, bakihana, bakarira rwose, bakavugisha ukuri, bagasuka umutima. Ariko kuguma inshuti z'Imana niho harimo ibanga ry'ubutsinzi muri uru rugendo rwacu. Muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 9 aravuga ngo ni ingerembo. Ni Kristo wivugaga, ni ingerembo. Umuntu niyinjira muri njye, murumva ko muri Kristo ari ahantu umuntu yinjira akagumayo. Umuntu niyinjira muri njye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Umuntu niyinjira muri njye, ndabinginze nimureke twigumireyo, mureke duture kuri musozi w'Imana wera, mureke tube muri aba bantu baguma mu ihema ry'Imana ubutarisohokamo. Iyo mvuze ngo kuguma mu ihema ry'Imana si ukuba mu rusengero, oya, nta nubwo ari ukuba ya mirimo twita ngo ni full time abantu bakorera Imana batarekeraho. Ntabwo ari ibyo byose, ahubwo ni umutima uhora uharanira gukora iby'Imana ishaka. None reka ufatanye nanjye kwibaza, ni butunzi iki, ni muntu ki wansohora aha hantu? Nabashaka byiza bingana iki byatuma ndinda gusohoka muri Kristo, byatuma ndinda gukora iby'Imana idakunda? Muri Kristo hari ubuzima, muri we harimo amahoro, atarayo turirimba, atarayo tuvuga ku rurimi, ahubwo biduhindukira ubuzima. Ibindi bintu byose ntabwo bifite agaciro niba bibunsabe kubibamo no kubikora ari uko nasohotse muri Kristo. Imana yacu tugirire neza. Uwiteka we, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Reka isengesho ryacu ribe iryo kuvuga ngo ndahari Mwami, fata unkomeze, nkwemere ko ntazongera kugutera umugongo, sinzava aho uri. Reka dufatanye gusenga. Imana iguhe umugisha. Data, mu izina rya Yesu, muri urugendo Mwami turimo rw'iyi minsi 7 ndetse rw'ubuzima bwacu bw'iminsi yose dusigaje hano ku isi, ijambo ryawe rimwe ritubaza ngo ninde uzatura ku musozi wawe wera, hagasubiza ngo nugendera mu bitunganye. Ndakwingize kugira ngo ufate amaboko abahungu bawe n'abakobwa bawe bafite inyota yo kuguma aha hantu, bashoboze kugendera mu bitunganye umunsi ku wundi, tudatunganya iby'inyuma bigaragarira abantu, ahubwo dutunganya mu mutima, hahandi ukunda, hahandi ureba. Yobu yaratsinze aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ibyago n'amakuba byamugezeho ntibyamuvanye mu kubaho kwawe. Uwiteka we, dushoboze, twambike imbaraga. Uko Satani yaciye mu mugore akavuga ngo ese uracyakomeje gukiranuka kwawe, niko Satani umunsi ku wundi nta kindi agambirira ku buzima bwacu, ni ukutubuza gukomeza ibyo gukiranuka. Mwami, abahungu bawe n'abakobwa bawe bari bumvira ijambo, reka imbaraga zawe zibamanukire kugira ngo babashe gukomeza ibyo gukiranuka, kugira ngo mu buturo bw'Imana aho bageze be kumanukayo ukundi, kugira ngo kuri uyu musozi wera wawe wera tubashe kugumaho ubutazawuvaho ukundi. Uwiteka we, turakwizeye, ngaho bana n'abahungu bawe n'abakobwa bawe biyereke, babera Imana, gendana nabo. Ubuntu bwawe bwinshi nibukomeza amaboko yabo kugira ngo badacogora, kugira ngo batanamuka. Ndasengera waruciye mu bihe byo kugeragezwa nka Yobu, ndasengera waruciye mu bihe byamucogoza birimo bigera ku buzima bwe bikamumaramo imbaraga. Ndamusengeye kugira ngo uyu mwanya amenye icyo Satani ashaka, ko kumubuza inzira yo gukiranuka, maze bimuhesha imbaraga zo gukomeza amaboko ye, amavi ye agakomera kugira ngo agume muri uru rugendo. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, cyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen.